rero muri gahunda ya byikorera uyu munsi biteye gutya, ngiye kukwereka imibare ushobora kuba wakanda umaze ukayemeza hano muri cash power, bityo guys iyi cash power ikarekera kujya isakuza. Ngira ngo nureba iyi video ukayirangiza, hehe no kuzongera kujya usakurizwa na cash power buri kanya. Icyo usabwa rero nuko umpanga amaso. Let's go. Hello guys, this is Habibu Kibuto. I'm Habibu on camera. Ninjye nyine murimo murabona kuri kamera. Ikaze mwese mo kubana nanjye mu biganiro byanjye hano kuri Habibu Kibuto. Guys, mwanyeretse urukundo rudasanzwe, mwanyeretse umunezero, niyo mpamvu nanjye kabisa mbashimira. Bityo rero nahisemo kubazanira gahunda yitwa byikorere, ndetse n'uruherekane rw'amavideo rujye kujya runyura hano kuri Habibu Kibuto, rwigisha abantu utuntu tumwe na tumwe wakita ko tworoheje mu ikoranabuhanga, ariko nanone tukaba twagutwara amafaranga atagira ingano mu gihe utabashije kuba wabyikorera. Bityo rero ugiye kujya ntukuzanira utwo tuntu ubashe nawe kuba wamenya bimwe na bimwe wabasha kwikorera mu ikoranabuhanga, ndetse bityo bikurinde kuba watakaza amafaranga y'umurengera kuri ibyo bintu nawe wabasha kwikorera. None rero uyu munsi tugiye gutangira part 1, igice cya mbere cyangwa se episode ya mbere ya byikorere. Uyu munsi rero mbere yuko dutangira kuri video ya mbere cyangwa se ngwereka icyo tugiye gukoraho uyu munsi, ndagira ngo ubanze wumve irijwi gatoya ubundi nkubwire. Guys, ngira ngo waryumvise, iyo ni cash power guys. Cash power irimo irasakuza. Murabizi abantu benshi dufite ama cash power ku nzu zacu, ku nkuta zacu, haba hanze, hari n'abafite ama cash power mu nzu. Guys, murumva iyo cash power irimo irasona gutya, ni ibintu bijyana mu matwi, ndetse ku buryo cash power iba iri mu nzu, ngira ngo sinzi ko wasinzira urimo wumva iri jwi risona gutya. Ibaye nabwo iri hanze ku gikuta, sinzi neza yuko kabisa wagira umutuzo. Cash power ihera mu gitondo amasaha 28 isona gutya. Rero muri gahunda ya byikorera uyu munsi biteye gutya, ngiye kukwereka imibare ushobora kuba wakanda umaze ukayemeza hano muri cash power, bityo guys iyi cash power ikarekera kujya isakuza. Ngira ngo nureba iyi video ukayirangiza, hehe no kuzongera kujya usakurizwa na cash power buri kanya. Icyo usabwa rero nuko umpanga amaso ukareba ukuntu ibintu uri bubigenze. Icya mbere, cash power ziri amoko atandukanye, ni nayo mpamvu ngiye kuguha imibare itandukanye kugira ngo bityo buri umubare umwe nusanga udahuye na cash power yawe, uwundi usanga uhuye na cash power yawe. Ni imibare iri ubwoko butatu ngiye kukubwira ugiye gukoresha guys, ubundi warangiza ugakura urusaku muri cash power yawe, hehe no kuzongera gusakurizwa na cash power. Umubare wa mbere, urajya muri cash power yawe ukande 812, 812. Nurangiza iyo mibare kuyishyiramo, urakanda kuri ka kamenyetso kaba kuri cash power kanditseho enter, hahandi n'ubundi wemeza iyo umaze gushyiramo umuriro, kugira ngo umuriro nyine urumva iyo ushyizemo umuriro muri cash power umaze gushyiramo iriya mibare ya cash power, ukanda kuri kariya kantu k'akamenyetso ka enter kugira ngo nyine umuriro ujyemo. N'ubundi rero iyi mibare 812 urayikanda, numara kuyikanda uhita ukanda enter. Nihashira umwanya mutoya cash power yawe ntirekere gusakuza, ubwo iyo mibare iraba idahuye na cash power yawe. Urongera ukande iyi mibare, urakanda 616. Iyi mibare nabwo niba ihuye na cash power yawe, tayari cash power yawe irahita icezeka, ntabwo izongera gusakuza. Nibitemera nabwo, ubwo iyo cash power yawe iraba idahuye n'iyi mibare, urakanda 045. Guys, iyi mibare niyo icecekesha cash power, ubwoko bwose bwa cash power waba ufite wowe. Umubare wa mbere ni wanga uragerageza, uwa kabiri nawo ni wanga uragerageza, uwa gatatu mpaka ubonye nyine umubare ukuramo urusaku muri cash power yawe. Icyo usabwa rero, uranyandikira muri comment umbwira ati Habibu byakoze kabisa, byakoze, nicyo kintu cya mbere nshaka, hehe no kuzongera rero kubangamirwa n'urusaku rwa cash power. Ni byikorere, ni episode ya mbere
guys wakibaza ngo muri episode ya kabiri rero nzabazanira iki rero ikindi mwibutse noneho kabisa niba tujyanye kuri uyu munota mwibutse akandi kabanga ni ukuvuga ngo uwagiye kare aka kabanga ntabwo ari bukamenye ejo bundi azagaruka mbere ngo byanze nuko iyo umuriro ushizemo niba iyi mibare uyikanze wari ufitemo umuriro ukazagura undi wa muriro wari urimo ugashiramo ukagura undi guys ka kantu kagaruka mu bisaba ngo buri ko ushyizemo umuriro bushyashya wongere wibuke ya mibare uyikande bityo nuko nyine nakuvuga ngo biba birangiye oya niba harimo umuriro wenda w'ibinite 30 igihe zizashiriramo ugashyiramo uwundi nanone izavuga rero bityo uzajya ukurikirana buri ko ushyizemo umuriro mushyashya ujye uhita ukandira mibare kujya mu cash power yawe itazongera gusakuza harimo ama cash power noneho yo adasakuza kuko harimo umuriro mwinshi ariko yaba ifite umuriro guhera munsi y'inite 5 gusubiza hasi igasakuza bityo rero ujye ubikurikirana guys wakoze kubana na Habib Crypto wakoze kumurikira tuzahure mu yindi byikorere izakurikira iyi gusa turahari no mu makuru ya Pinetwork turahari mu makuru y'umushinga wa Sidra ndabakunda mugire ibihe byiza ciao ciao